Hari abantu benshi bakora cyane buri munsi ariko amafaranga bakorera ntajya bakura mu bukene cyangwa ngo abakemurire ibibazo bifitanye isano n'amikoro bahura nabyo mu buzima. Hari abandi bafite amafaranga menshi ariko nabo ntibishimye. Ibi bivuze ko ikibazo atari amafaranga gusa, ni uko utekereza, ukubaho n'ibyo wizera imbere muri wowe. Uyu munsi ngiye kukwereka ibitabo 5 byahinduye ubuzima bw'abantu amamiliyoni ku isi yose. Ni ibitabo bishobora guhindura ubuzima bwawe nawe burundu uramutse ubisomye cyangwa ugatega amatwi kabana nanjye kugeza ku musozo ukabasha kumva amasomo abikubiyemo. By'umwihariko igitabo cya 5 gishobora guhindura ubuzima bwawe burundu. Reka dutangire ku gitabo cyahinduye uburyo abantu batekereza ku mafaranga, Rich Daddy Poor Daddy. Iki gitabo kivuga ku bantu babiri, umwe ni umupapa w'umukene, undi ni umupapa w'umukire. Aba bombi ikibazo bari bafite si amafaranga, ahubwo nuko batekerezaga ku mafaranga. Umupapa w'umukene yigishaga umwana we amubwira ati genda ujye ku ishuri uzabona akazi keza ubona umushahara mwiza, mu gihe umupapa w'umukire we yigishaga umwana we amubwira ati uzige uko amafaranga gukorera ntuzige gusa uko uzayakorera. Isomo rikomeye muri iki gitabo ni itandukaniro riri hagati ya assets na liabilities. Assets ni ikintu kigushyira amafaranga mu mufuka, liability ni ikintu kigukura amafaranga mu mufuka. Ariko ikibazo ni iki, abantu benshi batekereza ko bafite assets ariko bafite liabilities. Reka nguhe urugero, kugura imodoka ihenze si asset, kugura inzu uturamo si assets keretse iyo ukodesha cyangwa ukoreramo ubundi bucuruzi. Isomo rya kabiri muri iki gitabo rikwigisha ko utagomba gukorera amafaranga gusa, ahubwo ugomba kwiga kuyagwiza no gutuma yo ubwayo atangira kugukorera. Isomo rya 3 dukura muri iki gitabo ni irijyanye na education y'ishuri, aho asobanura ko amashuri atari yo yonyine akugeza kuri financial freedom cyangwa ubukire. Financial education ni igena ubuzima bwawe, cyangwa se amasomo afite ashingiye no gutera imbere ndetse n'iby'amafaranga. Niba utamenya ibi uzabaho ubuzima bwose ukorera amafaranga ariko ntuzigera uba umukire. Igitabo cya 2, Think and Grow Rich. Iki gitabo kirimo isomo rimwe rikomeye cyane, kitwigisha ko ibitekerezo byawe bishobora kuguhindura umukire cyangwa bikakugira umukene. Yego, uko utekereza ni kubaho. Isomo rya mbere dukura muri iki gitabo ni desire. Abantu bose bakize bafite ikintu kimwe, ni icyifuzo gikomeye cyane, burning desire. Desire ni icyifuzo, si ukwifuza gusa, ni ukwiyemeza kugeza ubigezeho. Isomo rya 2 ni faith. Faith bivuze kwizera. Niba utizera ko wabigeraho ntuzabigeraho. Ubwenge bwawe buguha ubushobozi bwo gukora ibyo wizera ko ushobora gushobora. Isomo rya 3 dukura muri iki gitabo ni persistence. Abantu benshi baragerageza ariko bagacika intege. Persistence ni ugucika intege. Abakire bo baragerageza, batsindwa bakongera bakagerageza mpaka. Itandukaniro ni rimwe hagati y'abakire n'abakene. Abakire ntibacika intege. Isomo rya 4 dukura muri iki gitabo ni mastermind. Nta muntu ukira wenyine, ugomba kugira abantu bagufasha, bagutekerereza ibintu bimwe na bimwe ndetse bakagufasha kubishyira mu bikorwa. Igitabo cya 3, The Psychology of Money. Hari abantu benshi bafite amafaranga ariko ubuzima bwabo burimo stress no guhangayika cyane. Impamvu nuko batamenya uko bafata amafaranga bafite. Iki gitabo cyitwa The Psychology of Money, isomo rya mbere rikubiyemo ni behavior knowledge. Behavior knowledge ni ukumenya uko witwara. Si ikibazo cy'uko uzi byinshi ku mafaranga, ahubwo ni ukumenya uko witwara ku mafaranga. Umuntu ashobora kuba azi byose kuri business ariko kubera imyitwarire mibi agahomba. Isomo rya 2 dukura muri iki gitabo, enough. Abantu benshi ntibazi aho bagarukira, bashaka byinshi, bagashaka byinshi, bagashaka byinshi ariko ntibishime, ntibamenye naho bagarukira ngo bavuge ngo ibyo nabonye birahagije. Isomo rya 3 ni wealth na showing off. Ubukire no kwiyemera cyane. Abakire nyabo ntibagaragaza amafaranga yabo, ahubwo barayabika bakayabyaza umusaruro. Isomo rya 4 dukura muri iki gitabo ni freedom. Amafaranga si ugushaka ibintu byinshi, ahubwo ni ugushaka ubwisanzure. Freedom, ubwisanzure bwo gukora ibyo ushaka, ukabikora igihe ubishakiye ndetse ukabikora uko ubishaka. Igitabo cya 4 cyitwa The Richest Man in Babylon. Iki gitabo kiri simple cyane, ni igitabo cyoroshye ariko nicyo gitabo cyibanze ku bakire. The Richest Man in Babylon. Isomo rya mbere dukura muri iki gitabo ni save 10%. Kuzigama 10% buri gihe. Iyo wibutse kubika 10% byawe winjiza buri munsi, ibi asobanura ko bishobora kukugeza ku bukire. Niba uhembwa ibihumbi 100, ibihumbi 10 na yawe ntabwo ari ayisi. Ayo mafaranga uba ugomba kuyabika. Isomo rya 2 ni control expenses. Ibi bivuze gukontorora uko ukoresha amafaranga winjije. Abantu benshi barahomba kubera kutamenya gukontorora amafaranga binjiza. Isomo rya 3 dukura muri iki gitabo, make money multiply. Aha
aba ashatse kuvuga ko amafaranga uba ugomba kuyakuba. Amafaranga yawe aba agomba kubyara andi mafaranga. Isomo rya kane wigira muri iki gitabo ni avoid bad investments. Aha akugira inama yo kumenya ahantu heza ho gushora imari. Ntushore imari aho utumva neza. Igitabo cya gatanu cyitwa Atomic Habits. Iki ni igitabo gihindura byose. Atomic Habits. Isomo rya mbere riri muri iki gitabo ni ukwiga uko imyitwarire mito ari igena uko tubayeho ubu ngubu. Ntabwo uhinduka rimwe, uhindura ubuzima bwawe buhoro buhoro. 1% ry'iterambere ugeraho buri munsi, nyuma y'igihe rishobora kuzabyara iterambere rikomeye cyane. Isomo rya kabiri ni Identity. Identity icyo bishatse kuvuga, ntukavuga uti ndashaka kuba umukire, ahubwo ujye uvuga uti ndi umuntu ukora ibintu bituma aba umukire. Isomo rya gatatu dukura muri iki gitabo ni system ndetse n'intego. Kugira intego ni byiza cyane, ariko system nizo zituma iyo ntego yawe igerwaho. Isomo rya kane dukura muri iki gitabo ni consistency. Consistency ni ugukora ibintu ugahozaho, ntugacike intege. Ibi bishatse kuvuga ko motivation cyangwa kumva ufite courage atari byo bigukiza, ahubwo ni ugukora ibintu ukabisubiramo inshuro nyinshi, iminsi myinshi. Ubashe gusoma amasomo akubiye muri ibi bitabo uko ari 5, ushobora guhindura ubuzima bwawe. Igitabo cya mbere Rich Dad Poor Dad gishobora guhindura mindset. Igitabo cya kabiri Think and Grow Rich gihindura imyumvire. Igitabo cya gatatu Psychology of Money gihindura imyitwarire. Igitabo cya kane The Richest Man in Babylon kikwigisha kugira discipline. Igitabo cya gatanu Atomic Habits kikakwigisha kugira imyitwarire ikwiye. Ubashe gusoma ibitabo uko ari 5 ndetse ugakurikiza amasomo abikubiyemo, nta kabuza ubuzima bwawe bwahinduka.